Alicia na Germaine bati ibendera aka karangiye dutangira filime yacu muri 2026 urasanga nta yindi filime wigeze ureba izindi zose warishyushyaga na karirimbo Gendi Simon Impyo murabizi ibyo ngezemo byose mba mwarimu nukwicara ukiga ese niba wicara ku mihanda ukiga hey utazapfa waburiwe nk'impongo niba wicara ku mihanda ukiga byaba bivuze ko wanze kwicara mu ishuri byaba ryarakunaniye mwarimu niba ari kukwicaza ntiwige ukajya kwiga ku mihanda turabanza tukajya mu mwuka ibintu byose dukora biba bisengeye yewe utajya ubibona gutya tubyirirwamo ibintu byose biba bisengewe wagira ubwoba ute reka batiki filime zacu zikora umunsi wazirebye umunsi uhita uhinduka Simon Impyo filime zirebwa na buri wese uyireba wicaranye n'umwana wawe biba yuje umuco mwinshi nta mwarimu ujya kwigisha atateguye banayinyuzemo nta mico idahwitse wasangamo aba niba utabazi uri muri kara hanyuze pe aba nibo bagezweho Alicia na Germaine kugira ngo ufashwe rero ukizwe ufashwe n'indirimbo kanguha agatekereza irengagize ubwiza bwabo amajwi yirengagize wiyumvira amagambo agatekerezo simpanyize nigendera byagufasha naho nubihuza biragorana pe kararangira dutangiye Simon Impyo ibyo satani yirirwamo rero nta bubasha gufiteho azananiza umubiri ariko ubugingo nihananirirwa rero nawe ubundi bitari kiriya kigabo nacyo ko gifite ibibaraga ariko kubera yimwe ubugingo bwawe nanjye nushaka utere haleluya ahantu uri aho turamufite azakunaniza ariko ntacyo azagutwara reka ibyacu biba bisengewe ariko amagambo muri kuyumva cyangwa mwarangaye niba nigisha abafata sinzi ibendera ntizigera rimanuka na rimwe utazaba umwe rero mu bari kururira hasi tukarizamura wowe ugashaka kurimanura uryinena hoya reka nubwo wakomereka kajana
yansubije agaciro naburiwe mu maganya nkunda naburiganya amagambo Alicia na Germaine abavandimwe aba ni abavandimwe ntabyo muzi okay be ready turagatangiye rero yo pyo Jenny Simon byo Vatico turagatangiye ahantu bita muri Hobart Tasmania nta kiremwa cyasigaranye ubuzima abantu 500 bapfuye n'abantu benshi shaho tujyana akantu ku kandi rero byateye imyigaragambyo mu mujyi wa Washington DC ni muri Amerika bitewe n'igitutu cya UN ndetse na Prime Minister ubwo ni Minisitiri w'Intebe wa Australia bagira ngo Trump perezida wa Amerika atanga ibisobanuro kuri ibyo byabaye ibyo turika ryabaye bidasanzwe ryabereye muri Australia kubera ko ibyo bisasu byaturitse byari ibya Amerika nubwo byaturikiye muri Australia hafi n'ikirwa cya Tasmania tujyana akantu ku kandi rero hano ariko hari umuntu niba atari mama David ni mama Christophe baragona ko ntabwo nagonyera reka umuntu z'ubwo ubwenge nkawe si ntabwo yafurura umuntu nkawe ariko afite agafoto ati ubwo bapfaga nta kintu na kimwe bumvise ngo basinziriye gake nuko birangira bagiye ako kantu wazakama we nkajya nkabatera mugapfa gake mutababaye si cyo mutinya njya numva ngo muzapfa murushye muzapfa mubabaye ariko uramutse upfuye utababaye ubuhombye ariko uyu bita Byiringiro ngo niwe wagerageje gukanguka niwe wabonye amahirwe yo gukanguka wumve kandi nawe we yakoraga mu bintu by'imbaraga kwa kundi usanga hari imbaraga zituruka ku bikomoka kuri peteroli ariko bobo hari ukuntu bakora imbaraga zitangiza ibidukikije renewable. Every year delegates from the company he works for have nukuvuga ngo buri mwaka niwe ubuhagarariye company yose agiyemo kandi buri mwaka baba bafite inama ikomeye kandi niwe uyobora birumvikana iki rero cyari igihe cyiza cyo kuba hari hatahiwe hano muri Tasmania yari yaje mu butumwa bw'akazi n'umuntu kazi naho se wowe se David urajya ngo bw'inzira yanjye se yo gukora ikiyedi batsinda n'igisekiritira ngenera umwubatsi gusa nayo maze igihe gito mfunguye aka business kanjye nigengaho ariko ubwo ibyo byose byabaga narindi gusanira umukecuru akazu azanye televiziyo ngo tuyirebe ariko hano urabona afite tatuwaje y'umuntu wasanga nawe afite igikomere ntanumva ngo mugenda n'ibikomere ni gute muri hano muragenzwa n'iki muri Torona hano rero muri Torona harafunze ndetse ngo safu aya majyepfo y'iki kirwa yose arafunze ni gute muri hano ubundi We're from body retrieval. Twebwe rero turi mu bari gukusanya imirambo kandi hari umuntu turimo dushaka hano inde ho My husband. Umugabo wanjye. And you? None se wowe sha uyu ari gushaka umugabo wundi agenzwa n'iki Story. Inkuru yawe ni iyi I'm not gonna get there. Nanjye naje kumufasha kumushaka bari bagiye kumusobanura ahita reka ntabwo hansobanura ndi umuntu w'umugabo nanjye naje nkumwunganizi nyine namuhura nuko nanjye ndabamaje nuko Chauffeur ni umushoferi we Woodbridge.
none se aho hantu ni he? Woodbridge. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umujyi wa Woodbridge niho bacikaga bashaka kujya ngo bashakire muri Hobart. Twanyuze mu myotsi ntago byari byoroshye ndetse twahendaga no guhera umwuka sibyo ra byari byoroshye ibi bandi sari ikinyabiziga mufite hariya ngo gifite umwanda mukeya agakungugu gake ariko kiraza kwihuta nibagira ngo bakimutize ariko kibivuze nkaho ari baby nyine ngo shi ngo agafite ngagakungugu gakeya wajya ni baby nyine ngifite agakungugu gakeya ntabyo mubonye ushobora kugerageza ukareba niba ko kanyabiziga kagukura hano turore ngwino tujyane yabwiye kare ati ukeneye kumenya ukuri kw'ibiri kubera kuri iki kirwa uko bimeze neza nawe siko bimeze arabaza umukobwa nawe siko biri ufite rero gutegerereza hano turaza kugaruka wabibonye yamushyizeho n'ipingu kare babonye urategerereza hano turaje mu kanya byari byiza sha aho twagenda ne byari byiza nyine ariko nta kundi reka mbe ngiye muha amahirwe yo gusohoka ntiyagaruka nyereka munsi y'ibirenge namaze igihe kinini mushaka ariko sinigeze mubona ubwo bivuze ngo agiye gukurikiranwa ahanwe n'amategeko ava ibyo uri kunyuramo ndabizi ndabyumva atangiye kwigira umukansara ngiye kugufasha kugira muri Woodbridge ni muri wa mujyi n'ubundi ava ari gucikira kujyamo ngo arebe kabona y'umugabo we ariko ahantu harimo ariko rero urakibona mu maso if you find your husband nubona umugabo wawe I hope you understand what that could mean. Nizere kuzaba wumva icyo bisobanuye arapoliza Don't let it get cold. wirindira ko bihora Try some of the corn. gerageza kubigura ntabwo urya mungurisha If you're hungry, you'll eat anything. nginzara nikwica ngo nta biryo birakunanira That's what my dad drilled into me since uko niko se ngo yajyaga mubwira he was an army man too. ngo nawe yari umusirikare He actually met a colonel once who was wrong. yigeze ahuraho ngo na koloneli wigeze kubaho ubwo abazungu bageragezaga tekinoloji y'umuvuduko muri aka gace kose k'inyanja ngo nubwo bayigerageje ariko ngo kugeza n'ubu ngubu ngo bisa n'ibyagaragaye ko bitari ibya nyabyo sinzi ngo iyo tekinoloji ni iyihe cyangwa Kate umugore wanjye we were expecting our first. twari dutegereje umwana wacu wa mbere w'umuhungu haburaga ibyumweru bibiri ngo abyare ajya gusura inshuti ze mu mujyi bita Queenstown. None se niba itabi ntacyo bikubangamiraho n'icomere abanza yakanuruhushye nashange mbona badutumurira banatwerekezaho imyotsi ntacyo baba bibabwiye uburenganzira bwacu ntacyo babwiye ariko aha naho n'urwirerutse n'ubundi se kararinywa nje nakoraga imyitozo ya gisirikare ubwo hari yari ari ku ikosi ahantu bita muri mainland icyo gihe mbere y'iturika nyiri ubwo iturika ryabaga urahazi nahunze
Isuzi ngo naragendaga nize kujye ikirwa arakirutse ariko koko ashaka umugabo uriya wasanga yarabaga mu gipangu we ubudasohoka. Hari abagore bibera mu bipangu rero ariko iyo ibibazo bije nibwo ubabona haryo jya n'umugore wandi njya mbabona nkagiye mubareka nabo bagatembera kubona uyu nguyu nawe yakirukanze kubw'ibibazo. Umugore wa Gagasi sindamubona ku isoko ubwo habaga iturika naje mu ndege yihuta cyane nahise mfata indege yihuta ngo ndebe ko byibuze harona harukorera ubuzima. Nashakishije ahantu hose mu nzu hose ndetse no kwivuka aho Kate yakuriye iwabo ku ivuko bose nababonye aho bari bicaye mu gikoni ku meza aho bafatiraga breakfast icyo kurya cya mu gitondo. Yo ariko ngo imigati ububiko bw'imigati bwari bucyuzuye bivuze ngo nta numwe bari banariyeho. Yakomeje kwibaraguza uyu nguyu ari kumureba gusa undebere do ariko uyu mugabo afite utuntu tw'utunyanga mu maso. Nahise ngenda ntangira gucukura mu gikari. Mwihangane niba ari byo niba batatubeshye. Yo ngerageza nyine uko nshoboye kugira ngo byibuze mbikore mu cyubahiro. Ubwo yarabashyinguye wihangane nakunde twarababaye urabona ko iyo umuntu byibuze anarwaye akazambagurika byibuze abona urwo rukundo ba Gagasi baragemura kwa Simiyoni kwa Serugendo bose bakagemura byibuze akabona urwo rukundo bakanamuherekeza mu cyubahiro. Ariko ibi byo byabaye ntabwo bisanzwe. Sinzi mbese bimeze nk'aho ari nk'ubundi bugome bwaje budasanzwe bwihutiyeho. Umugabo ari no kubura uko abivuga akimureye ufegeye. Birababaje ni ikintu kikiza ubugome budasanzwe. Ntabwo twongeye kumenya ibye. Afa yatangiye amubwira ati nagerageje kujya gushaka urubyaro mu buryo bw'ikoranabuhanga kwa kundi bakusanya inanga bakazijyana muri laboratoire gushaka urubyaro wasanga batarabyaraga we. Ariko umugabo wanjye we yambwiraga ko tuzabanza kubiha igihe. Urumva ko nta nubwo babyemeranyagaho. Twatangiye gushondana kenshi kugeza ubwo umwe atasobanuraga ngo ubundi ni iki cyanjye cyangwa se uyu nguyu tubana ni iki kuri njyewe. Hahandi umuntu ubona ntacyo kimaze imbere yawe nta byishimo bihari mu rugo. Uzi kubura urubyaro ariko nyuma naje guhura n'undi muntu. Ese ntamubyumva kubonana n'undi muntu? Abantu bakuru barabyumva kubonana. Ko nawe uri bandi gusa Mitch we nabimubwiyeho mbere yuko aza hano. Numvaga ndanamubona nkatura uko yaba ameze kose nubwo yaba ari muzuka ariko byibuze nkatura. Ariko ubu ntabwo nabishobora. Ubu ntibyankundira. Nawe utaha Simon Mpio.